birambabaza cyangwa se byakubabaza kubona mu banyeshuri 200 babonye scholarship harimo abanyarwanda 3 mu gihe harimo abanyakenya nka 18, harimo abanyanigeria 20, harimo abanyasenegal 10, ugasanga twe dufite imibare yo hasi kandi by'umwihariko u Rwanda iyi niyo promotion ya kabiri igiye kuba iri yaba eligible muri scholarship. Ni ino promotion ni ya kabiri kubera yuko abanyeshuri barimo ubu na umwaka ushize twagiyemo mu mwaka wa 2023 na 2024, ubu none abantu barimo muri ubu ngubu ni 2025 nyine ni promotion ya kabiri. Ibindi bihugu bimazemo imyaka 7-8 bizana abanyeshuri bahindurirwa ubuzima ibintu bigenda neza, ariko twebwe kubera ko president yaje mu mwaka ushize wo muri Pologne, yaje mu mwaka ushize mu Rwanda, twese tuba eligible. Of course hari ibindi bihugu byagiye bivamo nk'abanyeshuri bo muri Ethiopia ntago ubu ngubu barimo kubera iki baraza bakagera muri ibi bihugu bitewe nuko amasomo bari tight, bitewe nuko wenda bafite izindi gahunda, ufite n'amahirwe ko wajya mu bindi bihugu, ufite n'amahirwe ko wakora ukagira ibiki bagahita basezera kwiga bakikorera. Ibyo rero bitanga credibility mbi ku gihugu. Nimbuje iga kubera yuko iyo wize bareba bakavuga ati aba bana abanyarwanda bafite gahunda, bakaba batugumishamo nyine tugakomeza tugenda duhindurirwa ubuzima ibintu bigenda neza. Ntabwo uyu munsi ndi buvugane sauti nyinshi by'umwihariko n'ibihe abanyarwanda turimo, ntabwo ndi buvugane sauti nyinshi ariko bafite amakuru meza. So guys, cyambere ndabashimira abantu bakanda subscribe kuri YouTube mugakanda subscribe ku buryo tumaze kugera mu 50,000. Shout out guys, ni ibintu byiza byatari. Navuze ko YouTube channel ngiye kutangira gushyiraho content zitari zo mu Kinyarwanda kubera yuko mfite indi YouTube channel same as nkingi Gmite official iri muri 37 subscribers. Navuze ati yo nzaza nshyiraho content zo mu Rwanda, nshyireho amakuru yo mu Rwanda atandukanye, ibintu byose nshaka kubwira abanyarwanda bumva cyangwa se n'abandi bantu b'abarundi se abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda nyine bashe kuba ariyo nabibashyiraho ibyo mbashyiriraho. Ariko iyi ngiyi nyihindure nyishyire muri English version. Gusa navuze nti bitewe nuko hari itangazo nashaka kubaha kandi nashaka kuri abanyarwanda, navuze ati reka ijya kuri shere ku rugo nitemera kuri abanyarwanda kandi nyishyire kuri no channel nyine, nubwo navuze ko ngomba gushyira content zo mu Cyongereza. Nta kigiye guhinduka, ni just ino video n'izindi video nkeya zijyanye na message yihuse nshaka gutanga nizo nzajya nshyiraho wenda mu Kinyarwanda, ariko 90% YouTube channel mugiye kuzajya mubonaho content zo mu Cyongereza kubera yuko mfite channel ebyiri, urumva imwe ngomba gushyira iby'Ikinyarwanda ngashyira icyongereza, so nuko kuko nabigabanyije. Rero muze muri comment mumbwire ukuntu mumeze, mumbwire ukuntu murimo muriyubaka muri gahunda zigiye zitandukanye mu buzima bwa buri munsi, mumbwire ukuntu nyine ingamba z'ubuzima bwa buri munsi zimeze, by'umwihariko ku bajene tungana. Abajene tungana nibo bantu banje ubundi mba ngomba kubanza nkaganiriza nkabaza ati bimeze bite, muri tayari ingamba muzirimo. Cyo kintu cya mbere nyine mba ngomba kumenya, muracyanyotewe nyine, muranyotewe gutera imbere ko nanjye uri kubabwira inyota ndayifite byatari abantu, ndanyotewe ndashaka gutera imbere. Navuze ni rero kubera yuko nari nicaye ngaha ndimo ndeba ukuntu amazi nyine abasuma, ndeba ukuntu ibikirere kimeze, ndavuganire kandi nze baganirize mbabwire. Ubu ngubu abanyeshuri b'abahanga nta bundi buhanga, abanyeshuri bafite amanota meza bo muri science no muri engineering. Abanyeshuri bo muri science no muri engineering ubu ngubu application zabo ku bijyanye na scholarship zirafunguye. Ubundi byari byitezwe yuko zizasohoka mu kwezi kwa 4, hakabaho mu kwezi kwa kumwaka ushize mu kwezi kwa 10 hakabaho intake ebyiri, ariko barabikansorinze nzaba intake imwe. Ubu rero izaba mu kwezi kwa 10. So abanyeshuri bari kwa applying ubu ngubu
bazatangira kwiga mu kwezi kwa 10. kugira ngo mbabwire bareba neza sasa. Narimo mbabwira nti application ku banyeshuri bashaka kwiga muri masters, by'umwihariko abanyeshuri bafite ama cumulative average nziza, bafite amanota meza, irafunguye. Ni iminsi igera nko mu minsi 30, ariko kubera ko hari document nyinshi zigenda zikenerwa, ubundi ufata nk'iminsi 15 yo kuba uri tayari ko wabonye izo document, kubera yuko izo document ziragora. Ama eligibility letter igihe bakubaza ukayabura, hari igihe bakubaza ama English proficiency ugasanga nkaho ugiye kuzaka bitewe naho wize biragoye, hari igihe bakubaza ama passport bikakugora bitewe nuko wenda usibye ko passport service zo kwaka passport zirihuta, ni nk'iminsi 3 yo ntago bitinda, ariko nyine hakazamo utuntu tugiye dutandukanye dushobora gutuma ushobora kubura tayari kuba wagira iki waka applyinga ariko ukabura izo document. So niyo mpamvu vuga nti nubwo iminsi wenda bifunguye ari ukwezi kose, ariko byibuze iminsi 15 uzajye wabashije kuba wabonye iki document zose nyine wabaye eligible. So rero niyo makuru meza nashaka kubaha. Abanyeshuri barangije rwango hari requirement ya mbere ni ukuba wararangije kuva 2023 kuzamura. Nagari abantu bose kuba wararangije na 2023 kuzamura, iyo ni requirement ya mbere. Indi requirement ya kabiri kuba warize science cyangwa technology, ubwo abantu bize science, ama medicine, abantu bize medicine, abantu bize nursing, abantu bize agriculture, ibintu nk'ibyo, abantu bize engineering nabo bari eligible. Warize civil engineering, warize computer engineering, warize electronical engineering, warize mechanical engineering, warize computer science engineering, every single engineering faculty is allowed to apply. So na makuru meza, ndaza gushyira nimero yanjye muri caption, muri description, kugira ngo muze kunyandikira kuri WhatsApp turebe ukuntu tubigenza. By'umwihariko abantu bambaza ngo bimeze bite. Even if this one is a scholarship, ariko mba nkeneye yuko nandikirwa n'umuntu uri seriye, kubera yuko ibi bintu biragoye, biba biri mu sometimes ari usanga biri mu rurimi rwa hano, bisaba ko umuntu aza kubitranslatinga, ukasanga rero weho utwaye umwanya w'abantu bari seriye kandi utari ufite gahunda yo kuburi seriye. Rero ni buri seriye wararangije no 2022 uranyandikira kuri WhatsApp. Ushaka kwiga engineering unyandikire, nkubwire ukuntu ibintu bimeze nyine, nkubwire ngwe link guiding, ariko ibyo byose nkeneye abantu bari seriye wujuje ibyo bisabwa, kuko hari n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye bakwaka requirement, ariko ibyo byo ndabigufasha nyine kubera yuko biba biri mu nshingano zanjye nyine, then nkabigufasha nka kwa applyingira bigakunda, ukaba wabasha kubona scholarship iri full covered, irimo itike y'indege barayikumenyera, bakakumenyera amafaranga azajya gutunga uri hano. Ikindi nanone uba wigira ubuntu as usual. Ikindi uba ufite ibyangombwa bikwemerera kwiga gukora. Ubwo niba uri kwiga ibintu wenda ugasanga mu bintu muri kwiga urwego biriho ntago bikugora kubyiga muri class, ukabona na schedule ya class yawe nyine ufite igihe uzajya ubonera umwanya wo kujya mu kazi, urakora nyine ukabona ibyo biceri, urakora ukaba wabasha gusevinga amafaranga, ugakora ukabona amafaranga. Ubwo ngubwo ikindi nanone urumva wabonye scholarship, hari ikintu kijyanye no kubona visa kiba kigoye mu banyeshuri basanzwe. Iyo ufite scholarship, akantu kibanga nabibira nuko iyo ugiye muri ambassade uba uri umwami, bagutreatinga well, ntago bakugora, ntabwo bakubaza ibibazo byinshi, ntago ntabwo uba ufite high rate yo kuba wabona visa nka 90% uba uri successful yo kuba wabona visa. Niko kantu keza gahari nyine kuko kuba wakapplyinga scholarship. Ikindi nanone nta bank statement bakwaka iyo wabonye scholarship, kubera yuko umuterankunga abari leta nyine yakwemereye iyo scholarship, kuko bank statement y'ubusanga iragoye kuba wabona umuntu uguhereza $20,000 akubwira ngo izi $20,000 akakwandikira leta ivuga ko akwishingiye ko azabasha kukurihira cyangwa se azabasha kugufasha. Urumva icyo nacyo kiba kibaye clear nyine, ntago bayikwaka bank statement. Ikindi urumva mu banyeshuri basanzwe niba ugiye kwishyurira bakwereka ko uzagomba kuba wakishyura minerivare,
urumva minerval icyo gihe ntabwo hano bayikwishyuza kubera yuko kuri ambasade ntabwo bayikubaza kubera yuko nyine uba ufite pepa igaragaza ko ufite scholarship nyine, urumva aba ari amahirwe. Noneho hari n'igihe ugera muri ambasade amafaranga bakwishyuza yo muri yo gukora interview, ugasanga hari umwana umwe wo muri Kenya tuba turi kumwe niwe wambwiye ngo amafaranga yo kwishyura muri ambasade na $150 ngo ntago bo bayabatse nyine barambaje to muri scholarship. Batambwira ati okay, niba uri kuri scholarship ni yihe, abereka leta n'ibiki, batambwira ati okay, ayo mafaranga ntago bayamwatse kandi abanyeshuri basanzwe barayabaka. Ubwo urumva naho ubugize amahirwe. Je rero ukimara kunyandikira ikintu ngufasha cya mbere, urabanza unyohereze transcript mbanze ndebe kuri eligible, ndebe ukuntu warangije, ndebe izo document zose nakwatse, ubundi application tuyigukorere. Nta bintu byinshi babirimo bigize bidasanzwe, ni just kuba wawujuje ibisabwa, ikindi ukaba waboneye amakuru ku gihe, ikindi ukaba uri kubikorerwa n'umuntu uri ufite nyine testimony ziri high success rate. Icyo kintu nabasha kukubwira. Ubwo ngubwo ukahita unyandikira, then ibintu tukabikora nyine bikagenda neza. Ubwo ngubwo ikindi kintu kiba gihari, hari uburyo hagenda habamo uburyo bagenda bako updating ahantu nyine ku mafaze nyine screening bagenda bayungurura, waba eligible kuri etape runaka ukabona notification. Icyo gihe tugenda tubivugana, tuba turi in communication, tuba turi in touch, tugenda tureba ukuntu ibintu bimeze. Ikindi ubwo ngubwo ibya scholarship namaze kubivuga ubu nabirenze. Leta nkomerezaho nanone ku bantu banje, murabizi ko kubijyanye n'akazi work permit yo ziraboneka, ibyangombwa by'akazi mu mezi 3 byo urabibona nyine, nta wundi bwenge wenda baburimo nyine turabibona. Ibyangombwa by'amezi by'akazi mu mezi 3 turabibona. Wenda ikintu kigasigara kigorana no kubona ama appointment muri ambasade kubera yuko baba bafite abantu benshi bagenda bakira, kandi murabizi mu Rwanda ntago dufite ambasade ya Poland. Urumva tujya Tanzania ukagerayo ugahura n'abakongomani, ukagerayo ugahura n'abarundi, ukagerayo ugahurayo n'abo muri Zambia, ugahura n'abene igihugu ba Tanzania. Urumva uwo mubare w'abantu, kandi baba bafite umubare w'abantu batagomba kurenza ku munsi bakora interview. So ni izo factors zigenda zitera kuba wenda ama appointment yatagenda aboneka muri Tanzania. Ariko ibi nari ibyaye birakunda, kuko nkanjye ngiye nabonye appointment mu minsi 3, nabonye appointment mu minsi 3, kandi hari abamara umwaka bakanayibura. So ni ikijyanye na destiny, ariko nanone kikagendana no kuba ibintu byizeye. Nkeka yuko wenda bitewe nuko nani ifite n'umuhamagaro wo kuvuga uti nibikunda nzajya mbifasha abandi, kubera ko nagiye mu mujyi abona abantu babikora ntago babikora ku rwego nabonye nyine nca. Ugasanga nk'umuntu ndimo ndamubaza ibintu, ugasanga amakuru ndimo ndamwaka ndayamurusha nyine, kandi ubona afite biro nziza, ari yarashyizemo abakozi beza bakora, ariko nkabona hari urwego badari gukoraho ibintu. Ndavuga ati umunsi ibi bintu nabikoze bigakunda nzajya mbikorera abandi. So narabyikoreye birakunda ku rwego rwanje. Na Tanzania hari abana agenda agafasha mu bintu bigiye bitandukanye, kubera yuko nje namaze amajoro ntaryama mbirebaho nyine, ni documenta nk'umujene usanzwe ukora ibintu byo kuri social media. So hari urwego nari ndiho nyine, navuga ko ari rwiza ku rwego rwanje rwo kuba nakora consultation umuntu nkamubwira ni according to the document you are giving to me, ndabona uburyo bwiza bwo kuba wakora ibintu byawe ari ubu ngubu. Ubwo rero ndaje kire video muri caption, niba ngombwa ndanayishyira muri video, ariko biraza guterwa. Then ukaba maze kubona uri eligible, uranyandikira ubundi umbwira ikintu ngufasha. N'abanyeshuri bashaka kwirihira muri bachelors no muri masters mu buryo busanzwe, ndashaka kwiga nka management, udafite amanota haje menshi, nabwo uranyandikira nyine tukareba ishuri, tukareba ko twabona ama admission. Hari n'indi scholarship nabonye ku banyeshuri ba bachelors yo kuba wakiga mu kirimi cya hano, ariko ndacyabikorera ubugenzuzi n'ubusesenguzi neza kugira ngo mbe nabahereza amakuru yizewe, kubera yuko ntabwo izo social media tuziriho ngo dutanga ibihuha, ntabwo izo social media ziriho ngo duscaminga abantu, ntabwo izo social media tuziriho ngo twizeza abantu ibitangaza. Ubwira umuntu ibintu bishoboka akabikora bigakunda, bitakunda nyine akamenya yuko nabwo bidakunze, ariko ntabwo wizeza umuntu ibitangaza nyine. Niyo mpamvu mba ngomba kubabwira abanyeshuri muri bachelors abo ndi gukorera ubu ngubu nk'ibisanzwe, nabashaka gukora ama application bisanzwe bazirira,
ariko aba scholarship ndacyabikorera ubusesenguzi. Nyandikira rero ukibona aya makuru meza kubijyanye na scholarship umunyeshuri wo muri masters, kubera yuko deadline ni igihe gitoya gishoboka. Ukaba requirement ku banyeshuri bo muri bachelor bo muri masters nzibibutsa bwa nyuma, requirement ugomba kuba wararangije 2023 kuzamura, ukaba warize amasiyansi cyangwa technology. Ubwo amasiyansi harazamo medicine, harazamo nursing, harazamo biotechnology, hakazamo muri technology hakazamo civil engineering, hakazamo computer science engineering, electronical engineering, hakazamo izo bita or civil or engineering related allowable. Ikindi nanone ukaba ufite cumulative average nziza, byibuze ufite 65% cyangwa 60% ku mwaka, ufite cumulative average nziza kabisa, kubera yuko utayifite nyine ntago competition ubasha kuba wa survivinga cyangwa wasetoringa ngo we wabasha kuba waba umukandida ubona scholarship. So ubwo ngubwo nayo makuru meza nashaka kuba. Ikindi kubijyanye na gahunda turimo zo kwibuka, dukomeza kwibuka twiyubaka kandi duharanira yuko jenoside yabaye 94, jenoside yakorewe abatutsi itazongera kuba ukundi. By'umwihariko bikaba ari ibintu dushishikarizwa nk'abajene bakiri batoya, kubera yuko igihugu ni cyacu, ejo hazaza ni twebwe. Niba ufite imyaka 20 urumva yuko esperance de vie yawe iri hejuru. Ugomba rero kubimenya, ukamenya ko umuntu ugomba kumubona mu ishusho Imana yamuremyemo kandi ukamukunda. Nanone ntiwemerere abantu bashaka kuba bajya mu bintu bitandukiriye ibyo leta cyangwa se iby'igihugu cyashyize ku murongo, kubera yuko leta y'u Rwanda ni leta nziza. Ubwo rero ni ibintu babihaye umurongo, ibintu babinononsoye kandi wanatanga umwanya kuba ibintu utabyumva, kuba wabasha kuba wagenda ukababaza ati ibintu simbyumva. Mube babajene njya mbona nyine ugasanga nk'urubyiruko bafite ubwoba bwo kuvuga ibintu runaka. Ntago ukwiye kugira ubwoba, ahubwo weho genda ubaze ubabwira uti ibi nibi ko ntari kubyumva, bagusobanurire, ubabwire uti nubwo mu bitsobanura ariko nanone ibi nibi nkiri kubyumva, bagusobanurire. Ntugire ubwoba bwo kubivuga, kubera yuko nutinya kuvuga ibintu ntago uzabasha kumenya ukuri, kandi nanone ababyeyi nabo kubijyanye n'iyo gahunda uganiriza umwana, umubwire ibintu byose uko biri, ariko nanone ntumubwire ngo hitamo ibi. Bwira umwana ukuntu ibintu bimeze, umubwire ukuri, umubwire ati ibintu bimeze gutya. Umwana agomba guhitamo ukuri, nta muntu w'umujene ugomba guhitamo ibintu bitameze neza. Umwana yitiremo ibintu byiza, kubera yuko impano nziza ushobora guhereza umwana wawe ni ukubaho neza, ni ukugira ejo hazaza heza. Numubwira ugatangira kumubwira ati runaka numubona kuriya, runaka ameze kuriya, ubwo uzaba umuhaye ko agomba kubaho ubuzima bwose atari we nkawe, ahubwo azajya areba umuntu avuga ati uriya ntabwo ari mugenzi wanjye. Usange arabaho yishisha abantu, kandi abantu barafashanya. Buriya nta hantu turi hanze iyo ugize nk'amahirwe ukabona umuntu muvuga ururimi rumwe, urishima cyane, utitaye ngo ni umurundi, utitaye ngo ni umunyarwanda, urishima cyane, kubera yuko iyo uvuze ngo bite ukumva umuntu arasubize ngo ni byiza. Urumva at least uvuga uti iminota 5 tugiye kumarana, ntabwo ngiye kwigora mvuga icyongereza se mvuga igifaransa mvuga ikirimi cyano. N'urugero nyine murafashanya, kandi umuntu agufasha nka mugenzi wawe. Urabibona nyine iyo chemistry yo kuba dufite ahantu wese twese duturuka, nyine urabibona ko ari chemistry nziza, nyine urabibona ko ari ikintu kiba gikenewe nyine tu. Urangiyewe ubundi ubimenya agaciro kuba umuntu umuvuga ururimi rumwe ukiva mu gihugu, none ahandi uzajya umara nk'umunsi wose utabonye umuntu umuvuga ururimi rumwe. Nibwo ubimenya agaciro ukavuga ati kombi ni uko biba bimeze. Rero iyo muhuye mukaganira urabibona nyine, ukabona yuko umuntu umuvuga ururimi rumwe. Rimwe ujya wumva mu ndirimbo y'igihugu bavuga ngo ururimi rwacu rukaduhuza. Buriya kari akantu umuntu wakanditse umuhanga cyane, ururimi rwacu rukaduhuza, umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Kari akantu umuntu wakanditse akwiye credibility, kari akantu umuntu wakanditse ni umuhanga. Ururimi ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo rero guys, nibyo bintu nashaka kubabwira. Munyandikire dukora akazi, kubera yuko opportunities zango duziprofite. Rero ubwo ngubwo amakuru meza ugomba guhita unyandikira, kubera yuko ino ni promotion ya kabiri, bisobanuye ko abanyarwanda tuba dufite high rate yo kuba twaba selected kuri scholarship.
bakomeza gushishikariza nkomeza kubashishikariza gukurikira YouTube channel yanjye, muyisharinga, muyikomentingaho, muyirayikinga, kubera yuko nzajya mbona useful information zikeneye ku banyarwanda mpita nzibahereza kugira ngo dukomeze dutezanye imbere, dukomeze kwiyubaka muri ya gahunda yo kwiteza imbere. Stay touch kugira ngo gahunda zacu zikomeze kuba zaba nziza ku buzima bwacu bwa buri munsi tuniterera imbere. Ubwo rero niyo gahunda ndashaka kubahereza, bashaka no kubashimira ko mwakoze subscribe, kubera yuko muri abantu banje, of course buriya muri abantu banje mwagiye muneza imbere mu buryo butandukanye, ariko nanone ngomba gushyiramo akantu ko kuvuga ngo ibintu bakora ntabwo ari ubuntu, kubera yuko mbashaka gutandukanya abantu bari seri n'abatari seri. Komeza subscribinga, komeza ibiganiro.